nkurusha imibare ihigana ubwo niyita nyiribambe nzagufatana gihamya utiva kuzane na ububambwe gahunda nagukoma hanze ndabizi bazemera bame izanye nzikora ukwanjye yansike cyo mbona nk'uhora uhaze ndumugabo reka ndikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo ndumudara ndumukapo mu rukera rwa tariki ya 18 Nzeri umwaka wa 2023 abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange babyukiye mu nkuru y'akababaro ivuga ko umuhanzi w'umunyarwanda wabarizwaga mu gihugu cya Canada yamaze kwitaba Imana. Uyu yitwa Kangahe Ngabo Calvin. Uyu yamamaye mu ndirimbo nka Umugabo, Umurava n'izindi nyinshi. Uyu akaba yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Respect to my mighty flow. I saw it for cushion it as all. Rapping in just on the deal. Na haters on more amori song of visible dot. Respect to my mighty flow. 420 Urashoni City. Yeah, to keep it to ababiri. Ndigo iga keys is uyu muji. Jewe na zedu. Uyu muhanzi wari usanzwe utuye mu mujyi wa Ottawa yaherukaga kwitabira igitaramo yahuriyemo na Platini ku ya 2 Nzeri 2023 mu mujyi wa Montreal. Umwaka ushize uyu musore yari umwe mu bataramye mu gitaramo cya The Ben na Neringabo bakoreye mu mujyi wa Ottawa muri Nzeri. Mu gihe ariko nanone muri Nyakanga uyu mwaka yataramye mu gitaramo cya Diamond Platnumz cyabereye muri uyu mujyi. Abari bateguye iki gitaramo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko batewe agahinda n'urupfu rw'uyu musore witabye Imana mu buryo butunguranye. Young CK yamamaye mu ndirimbo yitwa Umugabo yasohotse mu mwaka wa 2020. Iyi ndirimbo akaba yaraje no kwisubiramo afatanije n'abandi bahanzi bafite amazina akomeye nka Shizo, Ish Kevin, Bulldog, Young Grace, Diplomate ndetse n'abandi. Uyu musore yitabye Imana afite imyaka 22 y'amavuko. Yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2017 ubwo yari agiye kwiga muri Canada. Akaba ari naho yatangiriye urugendo rwe rwa muzika mu mwaka wa 2019. Young CK ni bucura mu muryango w'abana batatu. Yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali aho yize amashuri abanza kuri St Charles Rwanga, ayisumbuye ayiga muri IPRC Kicukiro, asoreza muri St Pius muri Canada. Uyu muhanzi yavuye mu Rwanda muri 2017 ajya gutura muri Canada aho yabarizwaga mu mujyi wa Ottawa. Gusa muri iki gihe apfuye yari umunyeshuri kuri Aloke College. Kuva mu mashuri yisumbuye Young CK yakoraga ibijyanye no kwivuga ibizwi nka freestyle. Rimwe na rimwe ku ishuri agasubiramo n'indirimbo z'abandi bahanzi. Uyu musore yatangiye umuziki aririmba mu rurimi rw'Icyongereza. Abafana bagenda biyongera bituma aza no kuririmba mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Abifashijwemo na mukuru we Keve Kagahe, uyu niwe mutunganyirizaga amashusho. Baje gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo Umugabo, Umurava, Doubt ndetse n'izindi. Young CK yatangaje ko mu mikurire ye yifuzaga kuzaba umuganga cyangwa se umukinnyi w'umupira, ariko yanakundaga umuziki cyane kugeza ubwo apfuye n'ubundi yarakiwukora. Uyu muhanzi Young CK apfuye yarafite ibikorwa byinshi yateguraga ndetse akaba yarafite intumbero nyinshi mu muziki we, dore ko yifuzaga ko indirimbo ze zizambuka imipaka. Young CK yatangaje ko injyana ya hip hop ari yo njyana yiyumvamo ndetse atazigera ayireka, dore ko yararimo arategura alubumu ye nshyashya yifuzaga gusohora. Imana imuhe iruhuko ridashira. Njyewe nitwa The Fresh, iyi ngiyi ni Agent Rwanda. Kanda subscribe dukomeze tubane. Yambuka ibiraro utanzi ninde ndumugabo
They say I be doing the most, but bar for bar ndabarenze bose. Drip nifunze budoge, nurira plane, call ya boss. Nimenyera izanjye, ndi low key sindi rusange. Understand that I'm never gonna change. Sinaza mpindura impande, ndakora bakiva